sankumanuka Bria sankumanuka nongera nkuzamure. Komeza Jize giha ihangane twumve Gisele nabaretse avugije. bakabamo umunota Giha ihangane ntuzavuge. Komeza. kuko bifite aho biri bifite nuko nzahabwa ubutabera sibyo Komeza ijambo ni iryawe reka igiha ihangane gato tumwumve. kugira ngo mbaze ibyo by'amarikodi ntabyo nanahakana amajwi arimo n'ayanjye simbihakana ako se nabazaga jenoside imaze imyaka 30 ibaye ese muri iyo myaka 30 ibaye nta bantu bagihura na trauma kugeza aka kanya munsubiza aho ngaho ibyo ngibyo ushatse kuvuga yuko ari amagambo avuze se wayaterwaga na trauma uretse ihangane giha oya ko agenda giye usugenda wakwihanganye gato yako afite umuntu umwe akarangiza ugafata ijambo wavuze tuvuge nyuma ye uretse kugenda reka mumureke abanze gato yarangize reke version yayivuge fata ijambo nani ihangane nasabye ubushinjacyaha ko bijya kuri hospital cyangwa kuri centre de santé aho bandoze bwa mbere kugira babahereze impapuro sibyo ntago ngiye nabo guterana amagambo n'ibyo ngibyo byo by'amarikodi nababwiye ngo reka mbabwire kugeza aka kanya bifite umurongo biri guhabwa buri wese ajye kuri kote yumva ashaka it's fine nuko nzi ko igihe runaka kitari ubu ngubu ahangaha turajajinga ibintu nk'abantu nzi neza yuko igihe runaka bizahabwa ubutabera none se kare we wabizanye hano yego nta kibazo hari impamvu byaje hano abizi sibyo kuvuga gutyo wowe uri kuvuga gutyo ibyo byose uvuga ese mbaza akabazo kamwe k'amatsiko umuntu yaba avuga ko nta target yari amfite akampereza umwana we nkamujyana mu bikinisho amafoto ndayafite yo ku itariki 4 z'ukwa kabiri nari nta kibazo sheri yego kandi no kuri Saint Valentin yaraguhaye indabyo rega mwari mugikundana reka tuvanga uretse gato katubyoroshye Gisele ziriya audio twumvishe uriya ahubwo wamungana ibyo ari byo bigaragaza ko Gasana nta kibazo yari afite kuba yaguha uretse gato ya Jiha ariko se kandi barize gato Bria uretse mbere yo kubaza uretse gato ari amajwi twumvishe ni wowe uvugana n'umukozi wa Gasana ntago none polisi arimo rwose ndayazi ari amajwi ni wowe ari amajwi ni uri kuvugana n'umukozi wa Gasana nayaryari uretse gato Jiha byaba ari mbere se cyangwa byaba ari nyuma yuko nawe bitubwire nyine ni wowe ubizi uretse gato ni nyuma y'ingibi ni nyuma y'ibi ngibi nyine uretse gato ari amajwi uretse gato uretse gato iriya essence uretse gato iriya essence wazungurukije urupangu nta byabaye nta byabaye wese ko basohotse barayihasanze wari uri kwikinira why not byashoboka nawe kimwe ko nawe wakora ibindi so anyway hagati aho ngaho ngiyewe reka mbagize mbabarire tuvuga ariko kuvuga ngo Gisele Banyarwandakazi Gisele nukuvuga ngo twebwe uretse gato nukuvuga ngo ngiyewe mfa kubona ibimenyetso mfa kubona ibintu birandazana Gisele nyumva kumva ibi bintu ngiye audience buriya wako nagate oui wamite ngo gato ya bebe kamatana space iryoshye nka iryoshye nk'igisafuriya cyo kwanyira gasazi Nyamirambo mama aha Jiha nukuvuga ngo nyuma y'ibi ngibi byose tumaze kumva ngiye navuze ko ntabwo niba ari ikintu kinshimishije niba ari ikintu kirangaha urumva yaramaze kuzamwo amazina abiri yandi ariko nshimishijwe nuko avuye aha ngaha babaye icyo nakwita intwari cyangwa imfura cyangwa inyangamugayo cyangwa abanyamahoro. This is amazing. Tugaruke ku kibazo cy'abantu babiri hagati hano rero. Ejo bundi muzi ko twikomye umushinjacyaha. Yego. N'umugenzacyaha. Umushinjacyaha. Wafashe imfunguzo akajya kuri riba akavuga ati murekura abanyarwanda batahe bajye mu rugo. Niba bita bazita bataha. Turavuga ati ni gute umuntu agenda kuri bira bikomere akareba bira bikomere biri ku maboko y'umuntu bimeze kuri abazwe kuriya bakarekura abakekwa kubikora. My friend, ubushinjacyaha bw'u Rwanda burakora pe bagashishoza. Oya ariko rero ubushinjacyaha nabwo ntabwo batuzaniye ibipimo bya biriya birahure. Genda gake. Ntabwo genda gake kuko ndi hano naraya. Jiha ni wowe gufata ijambo. Kagenze kumwe ni wowe gufata ijambo. Ariko man
giha ni ukuvuga ngo nyuma yo kumva aya mureke majwi uretse mureke gato mvuge nyuma njyewe yo kumva ndagaruka amajwi giha ubwa nyuma yo mwana kumva aya wanjye majwi vugira uretse gato nyuma yo kumva nta aya majwi foto twumvishe nta cyabaye nyuma yo kumva aya majwi twumvishe giha wakomeza kurekera abantu mu gihome ntibibaho aya majwi se baba barayumvise ubushinjacyaha yego ego yego none gasana yageze kwa yambwiye yuko Brian agera kwa babibumvise Godfather mu bushinjacyaha oya yo aya batarayumvishe majwi yari kuzenguruka Kigali nanjye ndayafite none muri kumva mufite ndayisegura mu kanya urakoze cyane ijambo ni iryawe giha njye rero nishingira kuri aya majwi ni aho noneho kunzanira ngo nyuma y'ibikomere ngo mbere y'ibikomere ntago mbizi ibi byose mwa bakobwa mwe dufite muri iyi mihanda muri ba nyirakazi hamagarira yego ariko iyo uhamagaye ibi ngibi noneho nimba uyu muntu atarashatse kubikora yabaye nk'ushaka gutera ubwoba kandi nta terabwoba ryemewe hano mu Rwanda ubwo kumva ngo ibyo mwishingikirije rero mama shenge jyewe mama ndi inkeho ariko uyu mwana w'umukobwa ntabwo yoroshye ejo bundi twari turi aho ngo reka njyewe rwose ndi kwita kuri aya majwi ni ikintu gikomeye cyane kumva ko umuntu agomba gufata umwana akajya kumuhina akajya kumugirira nabi akongera ati abo bantu ndashaka kubaha isomo akanagaruka akabyandika ni inyandiko byose muri kubireba naho ubwo ari kwemera ko aya majwi araye none si uyu mukobwa kugira ngo ajye gushaka ko abona ubutabera yagiye kujya kujajaba mu byo guhemukira uwo mugabo wiwe cyangwa se uwo musamba nawe ntabwo iryo habara ryiwe aho yagiye gushaka ukuntu arega ahubwo ari kujajaba ashaka esanse ashaka kujya gushaka aho umwana ari ngo yihimure mureke mbabwize ukuri urashaka kumbwira ko uyu mukobwa atabikora yabikora urukundo uru ni urukundo se urukundo rwo kujya kuguhemukirira uwawe none se uru ni urukundo rwo kugutwikira mu nzu urukundo ruvanze n'ubujiji aha ariko rero mureke mbereke ntago Godfa dufite ntago mwibuka abakobwa bapfuye umuhungu bakajya gukebana ibitsina bazayina murabyibuka bakabafunga mageragere yego nguyu uyu mukobwa dore nguko noneho yari agiye kwihiba ubuze se urashaka umwana asa kugiza ate umwana akugiza ate none se ubundi uwo muhungu muri gukururana kugira ngo muzabyare cyangwa muzajye mwirwa mwirongoranira gusa ntimuzabyara none se uba wumva ikintu muri gukora ari igiki naho kuza kuvuga ngo tugendeye ngo imyaka 30 irashize urafata amateka u Rwanda rwanyuzemo ukaruhuza n'ubucucu mwirirwa mucuramyemo ahigahanga nta soni mwaragiza mukaza mukigira abajori buteye ahangaha mukongera ngo nimuceceke ngo uyu mukobwa ngo turi kuri kote ngewe uyu mugasana nta nubwo muzi simuzi pe ariko reka nkubwire uyu mugasana ahubwo ni kwa kuri mujya mwumva ngo abantu binaze mu mugozi mwari gushiduka yiyahuye hejuru y'uyu mukobwa tugaruka nanone kuri Gasana uwo nguwo nawe ko nakomeje guperereza nkasanga ni umukire uri aho ngaho urajya gushakana n'igishubaziko cy'umukobwa umukobwa wataye urugo uramushoboza iki ahubwo niyo agutwika ngira ngo uretse ko Imana yakinze ukuboko uricara uri gutegura ubugizi bwa nabi nk'ubwo ngubwo ariko se ubundi nk'aya majwi nubwo atashingirwaho mu rukiko kubera icyo aya majwi abashinjacyaha bayumvise ntibahite bahamagaza uyu mukobwa byihuse ngo atange ubusobanuro bwimbitse yerekana ko yaguze esanse reka manze ntemo audience yanjye kamatema agafoto keza we wihangane yarafushye cyane reka mbatema ibi ntabwo turi agafoto bubyite none se n'umwe kuri bangahe bafuha hano mu Rwanda cyangwa ku isi none se sumva kavuze ngo ibya esanse ngo ntabyo yari yarakoze ngo yarikiniraga hari kandi umuntu yaravuze ngo sohoka ujye hanze ngo icyo gipangu cyose cyuzuye esanse cyangwa yari ari kwitelefona ahubwo si ubwo wabwira umukozi w'umuntu ubwo niwumva ko uri kumutuma kuri sebuja ngo ndashaka kubatwika ubu uri kumutuma nyine ni ukuvuga ngo rero ikibazo yari yifitiye we ni indaya ese mwese ko muzi ko mwari muri gukora uburaya kuri Gasana ashobora kuba yaramukoreye ibintu birenze akumva byo yarabaryohereje kabisa yarabaryoheye uri kumva ariko se ko nta mukiri ufubura ko nta mukiri ufubura mutari abagore abarwana ni iki
rero njyewe ikintu ndi kubona Godfather hari ikindi kintu njyewe ndi buze kuza gutindaho. Aya majwi nindamuka nyavuyeho ninitegereza bino bisebe biri ku kuboko ndareba ese uyu muntu yinjiye mu idirishya yinjijemo igipfusi, ikiganza, yinjiyemo wese cyangwa ubwe niwe umva wikase ukuntu cyangwa bambwiye yakaswe uyu n'abandi umva bantu. yinjiyemo gikomando. umva ukuntu bambwiye uyu mukobwa yinjiyemo. Gasana yari aryamye we n'uwo mukobwa Eleni, arangije ikirahure urumvamo imbere nta giriyaje zibamo nyine n'ibya birahure wegezayo ku buryo n'umuntu yatambukamo bimeze nk'umuryango. Arangije akubitamo rakerete, urabona bya bindi Rambo bajyaga bakina amafilimu umuntu agahita yirampa, cyangwa kwa kundi umuntu yirampa nyine akirampa ahantu, niko yinjiye bukomando. Ewana ngo yaguyemo rimwe ngo abagwa hejuru. Gasana urumva yari aryamye, kandi ko uyu mukobwa yavuze ko Gasana yari aryamye. Gasana ashidukira hejuru, umuntu arimo arava amaraso yantare akuramo agasengeri, baramuboha bamutwara kwa ariko muganga. yantare mufiteho ikibazo. yantare yagiye kuvanamo bogisate, nta yindi myenda yari iri muri iyo nzu. None se wakuramo boxa uri mu nzu yuzuyemo imyenda? nta Koko pataro yari utinya yambaye. Imana? Okay, reka tuve kuri box. ariko Umutipe Bria yamutera yantare ubwe infection. yiyemereye ko yagize boxa, ariko Ni icyo boxer, ni sinaho boxer hari Bria. ikibazo. Urumva nawe yarari aho ngaho, niko kenda kari gufunga. Urumva Oya, ubwo niwo mwenda wari uri hafi, nicyo niwo mwenda wari uri hafi. Nta box boxa ya we reka yarebye nkubwire, menye uwo icyo mucuti yantare yakoze. yari wawe niba ari yambaye n'umu box. best friend wawe rwose ntago yigeze aza ngo akubwire the whole story. Yaraje So akubwira ni nyine Ikindi ukuvuga ibigendanye ngo abantu bari n'amarangamutima kwibaza ngo ye. ndi yinjiye Kandi he. kuvuga koko nanjye ndi wowe buretse gato, Keza, ikindi nanjye ndi buretse wowe, gato, umuntu akaza akambwira iyo nkuru imeze gutyo nagira impuhwe. Ntabwo uwo mukobwa yigeze usanga ikindi akubwira ibintu byose ukuntu byagenze, buretse akubwire ko gatoya, yatakayemo kwa Gasana. ikindi Bria icya boxa ni yantare wabinyibwiriye y'ibyo ibyo, by'icya ntabwo ari boxa cyo nanjye Julien. Yewe ndakireba. ndimo Nanjye ndakubwira Ibya iby'uwo boxer yo mukobwa ni boxer, n'urukundo rwe ahubwo intare no ni indaya. kwinjira Uretse gato no intare kwinjira Hanyuma bukomando. ikindi kintu Godfather buretse gatoya, ego. Keza Mm. abantu bamuzi baramuzi, akunda kurwana ku nshuti ze, ariko Keza hari igihe uzisanga ahandi hantu. Oya Keza wimushinja Mumbwirire, ibintu. oya, isomo ndaribonye Buretse pe. gatoya, Eh. Keza hari igihe uzisanga ahandi hantu. Uyu mukobwa nk'uko yaje akatubwira hano kuri space ejo bundi, birashoboka ko ariko yaje nawe akakubwira ukumva impuhwe, uri kumva ntiyicarirwa kubwiza ukuri. N'aya mawodiyo ndahamya neza yuko uri Ni kugenda ubwa uyumva mbere nyumvise. utari uyazi. Urakoze Ni cyane. ukuvuga ngo reka mbabwire Wegura ukuntu amatelefone byagenze rero Jiha. ureba icyari kiri kuriza uyu mukobwa, ndibaza uri kukimenya ujya kuvuga ngo ibiki n'ibiki. Wowe watekereza ko uri umubyeyi wabyaye umuntu watinyutse akavuga ngo ndihimura ku mwana wawe, ngo nagiye no kumureba haba nahamenye. hari ikintu mutamenye. Uyu ubwo mukobwa ajya muribaza kureba uyu uyu mukobwa ajya kureba nawe Keza rero urebe kuri dashboard, ajya kureba Keza. Uzi amakuru ya Keza yari ari hanze? Umva amakuru uyu ya Keza ntago ari yari we, ari hanze. uyu ntago ari we Umva Godfather. banza wumve, umva Yarabivuze. Jihadi, umva amakuru ya Keza yari ari hanze. Nuko ngo Keza ngo buri gihe amuherekeza ngo ku rukiko ngo yipfukiranyije ngo atagaragara, ngo adashaka abantu bamubona, ngo ariwe wirirwa umugira inama ngo nace amafaranga amamiliyoni 10 ngo nace amafaranga. Ayo niyo makuru ya Keza yari ari hanze, ariko si Keza ntaje akabisobanura. Nuko rero umuntu agenda akagira inkuru mbi hanze, abantu bakamufata mu izina ry'Imana. Nanjye naje kuri space mvuga ni ntabwo njyewe numva ukuntu Keza ari we muntu waburi inyuma y'ibi bintu. Numugira inama y'amafaranga nakabaye naramubwiye ati fata ziriya 5, kuko njye sinarinze ukuri, kandi baroki 5 babe bemeye kuyatanga. Rero umva nkubwire, mbere yo kuvugira umuntu ujye ubanza wumva ukuntu ibintu bimeze. Nawe ntabwo wakabaye uri kuza gutungurwa n'ayo mawodiyo. Nk'inshuti yawe yabaye akaba yarakubwije ukuri uko ibintu byose byagenze, ukayiga inyuma uzi n'icyo uyigiriyeho inyuma. Ariko nabibabwiye, navuze ngo nta gihe nari maranye nawe, sibyo? Kandi ari umuntu mumaranye nawe igihe, uramenya ngo uyu muntu ari capable yo gukora kino kintu cyangwa ntabwo yagikora, sibyo? Tuvuge nka Jihadi yenda ndamuzi, nzi ngo Jihadi iki kintu yagikora, iki ntabwo yagikora, sibyo? Uko rero nako Gisele ntabwo muzi igihe kinini, tumaranye nk'amezi 2 tumenyanye. Alright, so tugira aha ngaha rero kugira ngo ibi bintu tubishyire ku murongo, cyangwa uwo ninde wafunguye mic? Funga mic yawe niyige nawe. Ese ubanzaho ka Keza cyangwa rira zina rigira isirimu kabana iri niyige n'amagize y'amagenurano, ubu washizeho Keza cyangwa karagazina cy'ikintuzo, niko sora? Nzashaka Jihadi abinkorere, njye ntabwo ibintu mbizi.
haleluya. na ja uzambabarire ubinkorera. Mm. Urakoze cyane ngo mutinga gato. So rero tukiri aha ngaha ntekereza ko iyi space ndumva bigiye ku murongo, ndumva tumenye ukuri. Reka mbabwire ikintu kimwe, ntabwo inzego z'ubutabera zishobora guhubuka ngo zirekure umuntu mu gihugu cy'u Rwanda kuri biriya bikomere ngo bafate umuntu bamurikure ngo nimugende. Ariko ndatekereza tubonye impamvu yatumye bari abantu babarekura bagataha, urukumva. Ariko nk'uko twebwe turi aha ngaha nk'akasamutwe, twebwe iyo dukoze space ya mbere kuriya turi kureba victime ugaragara, ni nko gutera ibuye mu gihuru hanyuma noneho ukuri kose kukaza hanze kandi natwe tukakuzana kwambaye ubusa. Niyo mpamvu aya masaha turi buze gushima ubutabera, nubwo twaje tukavuga ati ibintu ntabwo bikwiye umuntu ufite ibikomere nk'ibi ngibi, murabizi ukuntu twitotombye tukavuga ngo uyu mwana abone ubutabera. Ariko uyu munsi ukuri kuri aha ngaha tuje kubona ibindi bintu by'akasamutwe, urimo kumva. So ku rundi ruhande mureke tuvuge ati respect ku butabera bwacu, respect ku butabera bushobora gukora ibintu bihwitse. Ntabwo gukurekura abariya abantu ngo batahe bajye bitaba bari hanze hari harimo kwibeshya cyangwa hari harimo kubogama. Oya, ubutabera bwakoze ibikwiye kuko ntabwo bigeze bafata umunyarwandakazi ngo bamurenganye bitewe n'ibikomere. Twakoresha amarangamutima nk'abantu bari kureba ibikomere by'umubiri kandi ntabwo nta kosa twakoze. Of course oya ntabwo ntaryo pe, giha ntaryo rwose, giha ntaryo. tugaruke kuri afande afande ngirira vuba Samu mbabarira. tugiye kumugarukaho. Afande urumva ko yari ari inyuma Samu y'umukobwa, ntaho ahuriye Samu, n'umuhungu. afande cyane Samu wafashe miliyoni 10 akavana mu rugo rw'amafaranga yavanye Darifuru akagenda akayashingira nk'umukobwa ari kasito, yarangiza akaza urabwo afande azagenda ateretana na ntuza na Gisele, ndumva bahuje imico. Yarangiza agakanga keza ko hari ukuntu arebye nabi ngo wowe bafunga ufite umwana. So ni ukuvuga ngo aha ngaha naho afande tumugarukeho. Uyu umugarukeho. afande ni gatiki keza. Fungura mike yawe gato. Uyu afande Samu warebye umwana muri telefone akakutera ubwoba, wabonaga ari afande cyangwa ni kabutindi yigira ku musozi atari we? Mwabwiwe n'iki ko uwo muntu ari umusirikare? Urumva yabanje kubiganiriza Gisele ariko anaje yaratwerekaga muri telefone ko ari umu ofisiye, sinibuka n'amaranka afite, ariko kuba yari yambaye teni ya ofisiye, kereka nimba ari nk'akakana nabonye kari gutrendinga kambaye ya myenda ya polisi ya papa we ngo ayikoresha nijoro, sinzi nimba mwakabonye. So rero ntabwo nzi ngo akorera he, gusa yaravugaga ngo tugize icyo tumukeneraho ngo mu bundi buryo ngo yazadufasha, ari no kuvuga ngo ubundi ngo